ubundi wibera inyuma ya kamera nuko abaza atigaragaza ejo nakoze tuvuze ku rupfu cyangwa se tuvuze ku rupfu wita umpa ikibazo ku munsi w'ejo nibwo nabonye umunyamakuru witahiye ndetse ntabwo nareka kuvuga ko ari inkuru mbi y'incamugongo pe n'abantu batamuzi wabonye uko babaye shoke bati umuntu buri minsi 3 koko akora ubukwe Sandrine yego Pascal haba ababyeyi tumenyana bwa mbere twahujwe nari nsanzwe mukurikira bisanzwe nabankurikira hanyuma tuza guzwa mu Swakimu bakunda kunumira kenshi mu kiganiro ahabona kuri Radio TV10 umuzanga kandi yabaye mu kwezi kwa 11 ni mu kwa 11 kuyu mwaka turimo yego nibo dore bakuvugana mu kiganiro nagiye n'umuntu habona kuri TV10 hanyuma Pascal arambwira ati ntabwo ngikorera Rutongo ubundi yasanzwe ari PR w'ibitaro bya Rutongo hanyuma urumva nakazi ka buri munsi ariko akabifatanya no kuba ari umunyamakuru kuri TV10 muri weekend mu yindi minsi imibyizi yagomba kuba ari mu kazi kandi arambwira ati rero ntabwo uti ahubwo ari ibintu ushaka kuzamfasha ari rero umuntu akubwira ibintu wabyibuka kumva ngo yapfuye aribwo umeruka kubivuganaho ukibaza ibintu bimeze gute Pascal tuvugana yarambwiye ati sibyo ariko twarivugana kumva projet afite n'imigambi afite ukumva ni ibintu birenze ku buryo nyine yahandi uhita mvuga ibintu umuntu yakubwira ko ntabwo ari ibintu nyine bisanzwe simbizi ntabwo nzi niba ari imbaraga zindi za attraction ziba zirimo zivuga ngo hari igihe n'umuntu akora cyane cyangwa atera imbere cyane avuga ngo ashobora kuba agiye gupfa Pascal ntabwo yigeze arwara ngo arembe igihe erega yagiye mu murenge ejo bundi numva ngo umukobwa wagomba gukora ubukwe 26 bari barakoze barasezeranye mariage civile yes ni ukuvuga ngo ubu niba mvura nimara agiye kuvuga agahinda umuntu abasigiye umuryango furutunguranye yajyanywe ntabwo ari umuntu usanzwe ufite indwara ziri chronique uvuga ngo umuntu wenda ngo wari usanzwe urwaragurika ikindi ni umuntu ukora kwa muganga navuga ngo ushobora kuba yaramutse yagize ikibazo cy'uburwayi yakwivuza byoroshye kuko hakora ni kwa muganga hari n'ubushobozi yego so abantu namayobera hari kuvuga ibintu byinshi ntashaka kuza kuvuga ko ibintu bidafite gihamya ugomba kubyirinda ariko aba munoze bagize gute nyine ngiye nemera yuko ibintu byose yo Imana yemeye ko biba nyine niyo yaba yemeye ko n'uwo mugizi wa nabi abikora ari indirimbo ya ambassadors ivuga ngo kuki wabyemeye kuki wemeye yuko kanaka agenda Pascal urupfu yazize ariko hari umuntu wagize uruhare mu kwambura Pascal ubuzima namuha ubutumwa sorry namubwira urumva ariko hari inzira nyinshi byanze bikunze ngomba kuzapfamo mwakoze ubushakashatsi mukareba ikintu cyakorwa ngo uyu munsi barahari bahembwa neza bahora bakora amanywa nijoro bashaka ikintu kizatuma adapfa sibyo niyo muhungu mama wafite bayida bagira ngo nabana babiri ngira gafite mushiki wumwe sibyo ubwo urumva nk'amashimwe n'umukecuru avuga ati umuhungu wanjye yagiye gushaka ubuzima yarabubonye yaragiye ku makuzukuru yampaye umukazana ni nayo mpamvu umuntu akenshi buriya wica umuntu nka kuri yaba ashaka kubabaza abasigaye wenda ushaka kubabaza uriya muntu babiraburiye amakara arabatishimiye ko yaragiye gukora ubukwe n'ibindi ubwo ni amashyari n'ibiki wenda hanyuma se shaho Pascal ubukwe yarabukoze n'ubu ni ubukwe buzamukorerwa abantu bazamuririmbira urumva muherekeze birangire imiruho yirarangiye Gena ndimo nibaza imikorerwa ya kiriya kiganiro buriya ibintu ngiye ntajya nemera abantu bavuga ngo nta muntu utagira umusimbura simbyemera aho Pascal nagera dusubiriza abandi bantu ubwo wenda twese twagiye tubura mu ngeri zitandukanye ariko ubwo nituvuga wenda mu byamamare nagende ba JP bari muri konseri bayanga bari guhimbaza Imana Bravani Dizo ugeze vuba basanga ari kuba dijira so nta muntu uzi
ntawagiyeyo ngo agaruke atubwire uko bimeze ni mu bundi buzima ariko ko biri kose nyine ahagiye hasanze abandi kandi ahagiye natwe tuzamusanga it's a matter of time ni ikibazo cy'igihe gusa kumenya ngo ni ryari gusa umuryango wo ukomereye inshuti abavandimwe kandi naruhukire mu mahoro kuko ntago biba byoroshye umuryango we niwishime hari icyo twita mu cyongereza to celebrate the life let's all of us dukore celebration y'ubuzima bwa Pascal kubera ko yabayeho ubuzima bwiza abanira neza abantu umuryango we uterwa ishema nuko abantu bose bari kuvuga neza Pascal. Gasaro TV ubundi wibera inyuma ya kamera nuko ejo nakoze bakunzi b'Ukwezi TV na Gasaro TV turabasuhuje omerere mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda mwebwe mureba ibiganiro byacu abari akagaruka sibyo maniraki nibo kazi buriya urumva ibintu byacu ni routine utekereza ibitekerezo byacu biba muri kamera igezweho mikrofone zifata amajwi neza hanyuma na kamera ikaba muri topic y'ikiganiro igezweho so nibyo umuntu abamo nyine ibiganiro byacu ni nkuko bivuga nyine nakagaruka abari akagaruka wari umeze neza ariko meze neza nyakugendera yanga niyo yajyaga avuga ngo twe dutangira ngo dusoza dutangira nuvuga ko babaga filime ya mbere uyisoje ako indi kaba kubera ko iri mu nzira yego Theo yamare birapfa abantu cyangwa uzi ko yibagiranye umva ba Buravani ni benshi ba Jay Paul ba urupfu rurarya Charurarya peri kurya abantu batoya ewana gusa nyine ahubwo tukibaza ese ko umuntu we yitahiye twebwe tuzasiga inkuru ki imusozi munsi twapfuye icyo kintu umuntu wese yakibaza biba byiza nyiri yo wicaye icyo kintu kibaza ko tugendana urupfu turarugendana ariko yari ikintu kimwe cyiza twigeze kujya ahantu rimwe mu muhango wo guherekeza umuntu ngira ngo ni Regina Pacis hariya Kimironko hanyuma padiri asoma misa arabwira ati muhumure babwira akantu keza ati muhumure timuceceke atari kuri muhumure babwira akantu keza ati muhumure namwe muzapfa ati se ikibazo suko abasize muhumure namwe muzapfa mu musange yego so urupfu utangira kuba umukanda w'urupfu kimara kuvuka iyo ngeze mu irimbi buriya nk'iyo nagiye guherekeza umuntu hari ibintu ndeba cyane sinzi impamvu nkunda kubireba cyane nkunda kureba twatubaho bakunda gushyira hejuru y'imva cyangwa se hari n'ababyubaka ku makaro n'iki biterwa n'uko imva yubakiye bagashyiraho ngo ne nk'uyu mwaka hanyuma apfa muri uyu mwaka ikintu nyine gituma ndushaho gutekereza icyo ubuzima ari cyo usanga hari umwana wavutse 2-2 apfa 2-5 urumva uretse ugasanga hari umwana wavutse muri 90 agapfa 2024 gutyo ukagenda ureba ukaza gusanga hari umukecuru wavutse muri 32 akaba yapfuye ejo muri 2023 ukavuga ngo ewana buri wese aba ari umukandida amayobera ariko nyine ni inzira ya twese ntabwo wamugana nk'uko uri kubivuga umuntu akwiye gutekereza ngo usize nkuru cy'umusozi upfuye warinde nyuma yo gupfa hazasigara iki uvuze ku rupfu cyangwa se tuvuze ku rupfu ita umpa ikibazo ku munsi w'ejo nibwo nabonye umunyamakuru witahiye ndetse ntabwo nareka kuvuga ko ari inkuru mbi y'incamugongo pe n'abantu batamuzi wabonye ko babayishuke bati umuntu buri minsi 3 koko akora ubukwe yego Pascal yaba ababyeyi tumenyana bwa mbere twahujwe nari nsanzwe mukurikira bisanzwe nabankurikira hanyuma tuza guhuzwa na Oswakimu bakunda kuntumira kenshi mu kiganiro ahabona kuri Radio TV10 yakitabira inshuro zitandukanye ku topic atandukanye noneho hari ukuntu mu kiganiro Oswakimu we hari ikindi kiganiro akora the same day kuwa ku cyumweru yego hanyuma we akava mu kiganiro kitararangira agasiga Pascal so Pascal rero n'umuntu nyuma y'ikiganiro twakunze kujya tuganira byihariye
duherukana vuba ngira ngo ni mu kwezi kwa 11 ngira ngo niba atari intangiriro z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka turimo ni mu kwa 11 kubera ko ndibuka ko ubwo mperuka twavugaga no ku matora ya perezida wa Amerika twabikomozaga kandi yabaye mu kwezi kwa 11 ni mu kwa 11 ku uyu mwaka turimo yego niba dore kuvugana mu kiganiro nagiye n'umuntu habona kuri TV10 hanyuma Pascal arambwira ati ntabwo ngikorera Rutongo ubundi yasanzwe ari PR w'ibitaro bya Rutongo hanyuma urumva nakazi ke ka buri munsi ariko akabifatanya no kuba ari umunyamakuru kuri TV10 muri weekend mu yindi minsi imibyizi yagomba kuba ari mu kazi kandi arambwira ati rero ntabwo uti ahubwo ari ibintu ushaka kuzamfasha ari rero umuntu akubwira ibintu wabyibuka ukumva ngo yapfuye bw'umeruka kubivuganaho ukibaza ibintu bimeze gute Pascal tuvugana yarambwiye ati Theo hari ibintu nzi neza ko uzi kandi ushoboye nshaka kuzamfasha ari projet mfite ariko mfite ubukwe ejo bundi mu minsi mikuru yafite ubukwe kuri Boxing Day 26 z'uko kwezi bukeye Noheli yabaye arambwira ati ubu ngubu ntabwo nyiri hariya naje gukorera CHK ubu ngubu yarasanzwe ashinzwe itumanaho mu bitaro bya CHK narambwira icyo gihe biramfashije CHK buriya so urabizi ko ngira umuntu hakorera arambwira n'ujya cyane service cyangwa ari ukuntu njyayo noneho urabona kenshi mu modoka yanjye barimo kamera abasekirite bakangora bakambwira ngo hamagara PR nemenyerwa guhamagara witwa Pascal Mbuguje abantu baramuzi kera yakoze kuri RBA ariko arambwira ati Pascal Mbuguje ntago agihari ubu ngo asigaye hari witwa Pasco hanyuma nanjye kiye twarabiteye mu rwenya rwose arambwira ati ndonge ariko hari CHK yagiye gukoresha ibizamini ugomba kuba witwa Pascal kugira ngo ube PR wabo kuko numva barafite Pascal Mbuguje havuye haja Pasco buhura nawe ngira ngo ni Pascal bwa bahinnye hanyuma na Pascal haba ababyeyi ndabwa ni nese umwanya wanyu wa Pascal n'ubonye babukoraho tubitera mu rwenya ariko dutandukana ubwo twagaragara nyuma y'ikiganiro ambwiye ati one uzanshyikire mu bukwe mfite mu mpera z'uyu mwaka icya kabiri uzamfashe ni projet yindi ibindi bintu bya business yashaka kujya marambwira ati uzamfasha nshaka kubikoraho ubwo naje Kigali nkorera Kigali bizanyura ndabwira nta kibazo buriya tuzatangira umwaka 2024 2025 ibintu ari sawa umaze kuba pause yego hari rero umuntu avuga ngo umuntu hari ibintu yakubwiraga mugana muvuga ngo ubwo reka tusoze uyu mwaka tuzavugana mu ntangiriro zuriya hari muvuga ngo byari ugusezera simbizi sibyo ariko twarivugaga nakumva projet afite n'imigambi afite ukumva ni ibintu birenze ku buryo nyine yahandi uhita mvuga ibintu umuntu yakubwiraga ntago ari ibintu nyine bisanzwe simbizi ntabwo nzi niba ari imbaraga zindi za attraction ziba zirimo zivuga ngo hari igihe umuntu akora cyane cyangwa atera imbere cyane avuga ngo ashobora kuba agiye gupfa Pascal ntabwo yigeze arwara ngo arembe igihe erega yagiye mu murenge ejo bundi numva ngo umukobwa wagomba gukora ubukwe 26 bari barakoze barasezeranye mariage civile yes ni ukuvuga ngo ubu niba mvura nimara agiye kuvuga agahinda umuntu abasigiye umuryango utekereze nk'uwo mugeni mu mategeko ari mariye ubagiye kujya gushaka icyemezo cy'uko yapfakaye mu mategeko sibyo ushaka kumva agahinda afite ntabwo ushaka kugira ntabwo nshaka kubyumva ntabwo bisanzwe avuga ibintu byinshi gusa nyine urupfu rwe ntabwo rusobanutse urupfu rutunguranye yajyanywe ntabwo ari umuntu usanzwe ufite indwara ziri chronique uvuga ngo umuntu wenda ngo wari usanzwe urwaragurika ikindi ni umuntu ukora kwa muganga navuga ngo ushobora kuba yaramutse yagize ikibazo cy'uburwayi yakwivuza byoroshye kuko hakora ni kwa muganga hari n'ubushobozi yego so abantu namayobera ari kuvuga ibintu byinshi ntashaka kuza kuvuga ko ibintu bidafite gihamya ugomba kubyirinda ariko sinatinya kuvuga ko abantu benshi bavuga bati hari aho bavuga bati wasanga yimeze gutya na gutya abantu baramugira amashyari kandi yagiye gukora ubukwe n'ibindi abantu bakavuga bati bashaka kuba bamuroze ariko baba bamuroze baba bagize gute nyine njye nemera yuko ibintu byose yo Imana yemeye ko biba nyine niyo yaba yemeye ko n'uwo mugizi wa nabi abikora hari indirimbo ya Ambassadors ivuga ngo kuki wabyemeye kuki wemeye yuko kanaka agenda
Pascal urupfu yazize Imana niyo iruzi, yego niyo izi byose ireba n'ibihishwe mu mitima y'abantu, ariko hari umuntu wagize uruhare mu kwambura Pascal ubuzima, namuha ubutumwa. Theo sorry namubwira urumva nawe igihe cyawe tuzakitabira cyangwa abandi bazakitabira niba koko uhari warambuye ubuzima Pascal. Ariko ubwo reka mvuge n'abandi bose bambura abandi ubuzima. Iyo wambaye abandi ubuzima utekereza ko wowe ubwawe uzabaho iteka ryose. Perezida Kim Jong Un wo muri Korea y'Amajyaruguru ngo niwe wakoranyije abahanga mu bya siyanse, aravuga ati mujye muri laboratoire mukora ubushakashatsi munshakira ikintu cyazatuma ntapfa. Ati kuko icyubahiro cyo mu isi cyose narakigize, igisigaye ni kimwe gusa, nuko ntekereza ko nubwo mfite abantu bandinda nkaba nkora ibitwaro bya kirimbuzi bituma uwanyitambika wese namurimbura, ariko hari inzira nyinshi byanze bikunze ngomba kuzapfamo. Mwakoze ubushakashatsi mukareba ikintu cyakorwa, ngo uyu munsi barahari bahembwa neza, bahora bakora amanywa nijoro, mushaka ikintu kizatuma adapfa, ariko nta cyizere muhaye, nta cyizere muhaye. Hari agakuru kamwe kababaje ariko kanasekeje nzi. Hari umuntu nzi mu myaka ya za 2013 gutyo wapfuye yishwe na moto agiye kwikingiza mu giga. Urumva kwikingiza yajya kwikingiza avuga ati uyu ni umunsi wa nyuma reka ndege moto nihute mu giga muragira ngo izampitane, mudihita muhitana ahita apfa. So no kuvuga rero urupfu rwo ni kawaida nyine, ni kabasirikare babivuga. Ni ikintu kigomba kubaho byanze bikunze, ni nayo mpamvu ntazajya umuntu gukangisha urupfu kubwira ngo yakwisha cyangwa uzapfa, abikubwira ntacyo wakoze ntaki. Uwavutse agomba gupfa, uwavutse ahubwo ugomba gutekereza sinzapfe nabi cyangwa mpfe mpagaze, nicyo bintu bibi. Ari gupfa ntacyo bitwaye. Gupfa nabi ndi kuvuga nabyo ntago ari kumwe ngo umuntu ngo wishwe n'imbunda ngapfa. Oya, gupfa nabi no gupfa wanduranya, no gupfa wandavuye, no gupfa wari ruvumwa, sibyo? Gupfa nyine uvuga kwa kuntu umuntu apfa akavuga ati yewe tugize Imana turamuruhutse. Ariko ubundi gupfa ntibyatwese, ntawuzi umunsi, ntawuzi igihe. Ako ari biba biteye Theo navuga Kambwira Sandrine, mu bintu bya mbere bibabaza urupfu ntirurimo ko ntabwo rubabaza nyirarwo. Abasigaye wowe uri ku isi ugomba kubabara kandi kenshi, kuko abantu ntabwo ari umwe wenyine upfusha. Ariko uribaza nka Pascal bana yarashatse ari mukuru, sibyo? Yego. Niyo muhungu mama we afite. Bayida bagira ngo n'abana babiri, ngira ngo afite mushiki w'umwe. Sibyo? Ubwo urumva nk'amashimwe n'umukecuru avuga ati umuhungu wanjye yagiye gushaka ubuzima, yarabubonye, yaragiye ku makuzukuru, yampaye umukazana. Ariko bijye biduha n'isomo buriya mu buzima. Arabarokore bajya bavuga ngo ujye witwararika cyangwa subeho neza, ubanira abandi neza nk'uzapfa ejo. Bakavuga ngo ubundi ngo tujye dukora nk'abatazapfa. Yego. Ariko tubanira abandi neza nk'abazapfa ejo. Kuko n'ubundi ugiye kuvuga ngo urupfu ko ruhari reka ne gukora, ushaka gusanga uri kwicwa n'inzara kubera ko ntabwo igihe uzapfira ukizi. Byose biri mu biganza by'Imana cyane. Imana mu bintu yaduhishe nyine, yaduhishe iherezo ryacu ni ryari, tuzapfa ryari, tuzagwa. Nkuko nabikubwiye iyo ugeze mu irimbi usanga umwana wavutse agapfa nyuma y'iminsi 2, uwapfuye afite amezi 2, uwapfuye afite umwaka, ufite 5. Noneho ikintu kibabaje iyo birebye byose ubusanga nta muntu wo gupfa mwizubaho, nta muntu mwiza wo gupfa, nta muntu mbese urupfu rubereye. Reka nkubwire Sandrine, uzi kujya kureba akavuga ngo yewe ushobora nk'uyu mwana ugipfeshe ngo uswara akiri muto cyangwa umwana ngo ngo yarakiga ngakimara kugera primaire, ngo arakana keza yakora gashimishije, ubona karekuza va umuntu w'igitangaza, yakura yararangije ya secondaire, ngibaze ngo yarangije secondaire ngagiye kujya kaminuza,
yabarangije kaminuza ngwibaza ngo arangije kaminuza ngo arabonye akazi ngo aribwo atangiye gukora ku mafaranga urumva yaba atarashaka nguzi ikintu kibabaje nguzi ngo apfuye ngo nta n'umwana asize ngo ataranashaka yapfa yaramufite ati giteye agahinda noneho asize utwana dutoya yaba ari mukuru afite abana bakuru ati uzi ikintu giteye agahinda yari afite abana b'inkumi bataranamwereka ibirori bataramwitaho nk'ukuntu yavunitse abarera n'umukecuru sibyo ubu njya nkunda kubwira nyogokuru wanjye haganiriye ntuzabinkore ntuzapfe utabonye ubuvivi bwawe kuko numva umwuzukuru aramufite Keira na murumuna we n'abandi b'abavandimwe banjye haganiriye ntuzabinkore nyine kumwe ubuhamurara umukecuru ati ntuzabinkore ngo ugende utabonye ubuvivi bwawe nyine nanjye niko mba mbyifuza numva byaba bishimishije abonye ubwo buvivi nta muntu mwiza wo gupfa rero buri wese yapfuye buriya ubukwe buratubabaje ko aragiye gukora ubukwe ariko nanone upfuye akimara gukora ubukwe nabwo tugira kandi gahinda yarapfuye afite umwana mutoya agomba kumurera yaba aramaze gukura umwana amaze gukura tuvuga yarapfuye atabonye umwana we umusaruro w'ibyo w'imvune yagize mu kumurera so nta muntu mu by'ukuri ureba ngo uvuge ngo nguri yawe ngo yarakwiye gupfa nigeze kureba hari umuntu umwe njya ntangaho urugero nigeze kubona reka muvuge uwo muntu umuvugizi w'ingabo afande uvugira ingabo z'u Rwanda mu generale yigeze gupostinga kuri stati ya WhatsApp yapfushije nyirakuru reka nkubwize ukuri narebaga muri poste habona agahinda n'umubabaro afite urumva ukabona ko nyine urumva ndibuka ko arashize igihe gito yabonye generale urumva icyiciro cy'abagenerali brigadier general nibwo arakimara kuyibona mbere ari colonel urumva noneho nahise ntekereza navuga ni buriya disi ari gutekereza navuga ati umwuzukuru we yaramaze kuba brigadier general ari proud yabyo amubona ko nta muntu n'umwe ubona kwiriye gupfa umuntu wese yagiye ushaka nyine ubona hari impamvu ziba ari nyinshi zitumuvuga ngo kuki ari ugiye kuki agiye iki gihe ubona igihe cyari kitaragera nta muntu ugenda igihe kigeze ubona igihe cyose agiye kare nta muntu upfa ari umusaza n'umukecuru reba umuzehe nibwo yarageze igihe umuntu amaze kubona udufaranga amaze kubaka ubuzima agiye kumwitaho si ubu kuki akoze ibi bintu kuki Imana yemeye ibi bintu urupfu ni ikintu kibi ariko nyine icyo dukundira ni kimwe umuhanzi urimo ngo rutwara abera n'abirabura abakire n'abakene icyo kiza kirimo ntabwo rurobanura ntabwo ari akaburage ni akaburage ariko kanafitemo logike iri mu bwenge ukuntu umuntu ngo yamenye ko urupfu rwamushyize ku rutonde rw'abantu rugiye gutwara ngo aravuga ngo reka ndusengere rumwe rusinde rusinzire kuko yasanze ageze kuri liste rufite ari uwa mbere ati noneho nindangiza nducunge nisibe ku mwanya wa mbere niyandike ku mwanya wa nyuma arabikora biramuhira rurasinzira rukangutse ruti ati sha tuzi ko buriya nari gutwara nabikubwiye none kubera ukuntu wansengereye ukamfata neza nari nakushyize ku mwanya wa mbere ngomba kuguheraho ubu ndabintu ngiye guhera inyuma ritaruhera inyuma kandi yishyize inyuma agira ngo ruzamutware inyuma nta hantu harucikira nyine tu urugomba kugutwara urugomba kugutwara byanze bikunze yego ariko nyine umuntu nagenda tujye tubabara ariko nta nubwo urupfu rubabaza nyirarwo nta kintu umutwara aba yiruhukiye imiruho n'imibabaro ye biba birangiye kuri iyi si stress z'ubuzima tubamo mwese nta nzara afite nta bukene ntakeneye iraha ryo ku isi ibyo biba birangiye urupfu rubabaza abantu b'umuntu abantu bo wapfuye umuryango inshuti abasigaye abasigaye ni nayo mpamvu umuntu akenshi buriya wica umuntu nka kuri yaba ashaka kubabaza abasigaye wenda ushaka kubabaza uriya muntu uba wiraburiye amakara ariko nta kintu uba umubabajeho habaye iki se ko yiruhukiye kumufasha ku inzira agomba kuyinyuramo
kwihutisha gusa, ariko noneho wowe ubigizemo uruhare uba uzapfa uriho n'amaraso yo kwica umuntu. So, ntabwo ngiye kubihamya kubera ko nta autopsy nakoze, ariko biravugwa, ariko none mu kuvugwa nyine kumwe tuvuga ngo nta nindi uri bugira ubusa, ikiza nuko nta muntu tuvuze, ariko biravugwa ko nyine yaba ari abamuhitanye, ibivugwa hari abatishimiye ko yaragiye gukora ubukwe n'ibindi n'ibindi, ntabwo ni amashyari n'ibiki wenda. hanyuma se shaho Pascal ubukwe yarabukoze, n'ubu ni ubukwe tuzamukorera, abantu bazamuririmbira, urumva muherekeze birangire, imiruho yirarangiye. Ngenda ndimo nibaza imikorerwe ya kiriya kiganiro, buriya ibintu ngenda ntajya nemera, abantu bavuga ngo nta mukino utagira umusimbura, simbyemera. Ntabwo niyo twagera no mu mikino isanzwe muri football, nta muntu ushobora kumera nka Messi. Messi yavuye mu kibuga n'undi musimbura ukina mwanya wa Messi, ariko ntabwo yaba ari Messi. Cristiano nuko n'abandi abafana Arsenal ntabwo Bukayo Saka babona umusimbura, cyangwa Declan Rice cyangwa abandi bantu cyane. Ntabwo umwanya wa Pascal uzigera ubona umuntu usimbura. Pascal ari ikintu kiyarera afite. Oswakim ni umuhanga, ariko hari ikintu Pascal yamurushaga. Pascal ni umuntu uri inyuma y'ikibuga mu itangazamakuru, amara cya cyumweru cyose ariko concentre mu bundi buzima bwo hanze, aya matiku yandi y'ibiki byose ntayabamo. Ako nyine n'imiterere ye n'umuntu utuje, ndikuvuga ngo n'umuntu utuje, ndikibagirwa yuko atagihari. Rero yari ikintu kibaho ni uko umuntu mwari muziranye munaherukana, munafitanye n'imipango muri gupanga, uba wumva ahari atari byo. Ejo umuntu wa mbere wabimbwiye nambwiye aba arambwira ati weya nibyo kwa ako kana ndabwa bamaze nshaka kuvuga, ariko ntabwo ari byo, ntabwo ibintu byakunda. Ari umuntu wawe uzi bumva bitakunda yuko agenda, ariko nyine Pascal nigendera nyine. Nahoze nategeza ku izina rye haba ababyeyi, hari umuntu waruzi izina ry'umuntu ariko utarigeze ufata umwanya wo kuritekerezaho. Se baraha ababyeyi bashaka kuvuga iki, ndavuga maybe bashaka kuvuga ko kugira ngo abantu tubabo turi bo tuzaba abantu bazima, haba ababyeyi, cyangwa se tubikesha uburere bw'ababyeyi. Yari umuntu nyine nawe ababyeyi barabaye kugira ngo abe umuntu muzima, ubone ufite uburere, ufite umuco, ufite ikinyabupfura, uzi gukora, uzi kwitanga, ugiye ukareba ahantu hose yagiye akora. Ni umuntu w'umuhanga. Oya, niyo ukurikiye n'amapost y'abantu ushobora ko yari umuntu w'abantu pe. Yego, yari umuntu w'abantu. None buriya kiriya kiganiro ahabona kuri TV10 kigeze kuvaho, we na Oswakim biyemeza kukigarura, kuko buri Oswakim ni umunyamakuru wa radiyo, umunyamakuru wa radiyo we amenyere muri Zinduka, ariko yagize commitment we na Pascal bagarura ikiganiro ahabona guhera muri 2018 ngira ngo bagikoraga, kandi kuri icyo gihe haba ari muri covid, haba ryari mu bihe byose bigoye. Ikiganiro baragikoze, ikiganiro kizajya seguraga amakuru bose. na Oswakim nawe ni umuhanga cyane mu kumenya abantu bariki bashaka gutanga ibitekerezo mu kiganiro. Tekereza ko Oswakim ntabwo nzi umuntu yavuze uko namwita, yari cyane ikomeye cyane Oswakim, umuntu uri close cyane Oswakim, umuntu w'inshuti w'umuvandimwe. Ariko nyine Pascal niwo muntu umuntu utavuga ngo kana kafitanye ikibazo. Pascal ni umuntu kumwe bikino abantu bavuga ngo wamunyerera ukagwa, ariko nyine Pascal nta hantu yagiye, kubera ko nibyo twavuze inkurasi z'imusozi nuko yari umuntu muzima. Ahubwo nyine umukoro bari kuvuga ngo wowe ko nawe ejo wagenda, wowe n'ugenda bazavuga iki? Bazavuga tugize Imana turamukize, twajya twabona kubaho ubuzima atarimo, twakira ubugome bwe n'induru ye. Ibyo byose Burese aritekerezaho nyine. Yo urupfu rubaye nk'uko umuntu agomba gutekereza no kwibaza, hakundi mbanabuze n'amagambo mvuga. Theo, byakadusigiye irihe somo rero? Nimba ejo bundi bwo twaze tuvuga kuri DJ Dizzo,
ubuzima ni ubusa ubuzima ni ubusa bubeho neza ariko nahoze mvuga ku muntu bita Steve Jobs. Steve Jobs ni yari umuherwe washinze uruganda rwa Apple rwakoze ama iPhone n'amakompiyuta ya Mac. Ajya gupfa yishwe na kanseri 2011. Ajya gupfa hari inkuru yanditse ndayikunda cyane nigeze kuyisema mu kintu nkunda kuyisoma kenshi kuko hari ibyo imfasha mu buzima. Yanditse amagambo menshi aravuga ati mu bintu byose naharaniye mbonye ko ubukire nta kintu bumaze. nta na kimwe. Ati mbonye yuko ati nayaga nibaza ikintu gihenze ariko nkibonye uyu munsi. Ati ikintu gihenze cyane cy'agaciro gakomeye ati ni igitanda kiryamyeho indembe. Ati uko ntushobora kubona umuntu wishyura ngo akurwarire wowe by'ukuri mutaraga. Ati ushobora kubona amafaranga ugahemba umukozi ugutwara mu modoka yawe cyangwa ugufasha gukora ukinjiza amafaranga. Ati ariko nta muntu n'umwe ushaka kwikoreza umutwaro wawe w'uburwayi bwawe. Ariko nibyo. Ati ubuzima iyo wabubuze ntabwo wongera kubutakaza. Soza avuga ati mbonye yuko ibintu byose mushaka ubukire, mushake imitungo, mushaka ubumenyi mugire gute ariko mushaka ikintu gikomeye cyane mubandire neza abandi mu y'urukundo n'ubugwaneza mu bantu. So nibwo butumwa nanjye naha abantu naho Pascal nagira dusubiriza abandi bantu ubwo wenda twese twagiye tubura mu ngeri zitandukanye ariko ubwo nituvuga wenda mu byamamare nagende ba JP bari muri konseri bayanga bari guhimbaza Imana ba Bravani Dizo ugezeyo vuba basanga ari kuba dijira. So nta muntu uzi ntabagiyeyo ngagaruka tubwire uko bimeze ni mu bundi buzima ariko ko biri kose nyine ahagiye hasanze abandi kandi ahagiye natwe tuzamusanga. It's a matter of time. Ni ikibazo cy'igihe gusa kumenya ngo ni ryari. Gusa umuryango wo komereye inshuti abavandimwe kandi naruhukire mu mahoro kuko ntago biba byoroshye. Umuryango ni wishime hari icyo twita mu cyongereza to celebrate the life. Let's all of us dukore celebration y'ubuzima bwa Pascal kubera ko yabayeho ubuzima bwiza abanira neza abantu. Umuryango we uterwa ishema nuko abantu bose bari kuvuga neza Pascal n'abandi bose nicyo twakifuza ko twazagira ibyiza tuzibukirwaho kuri iyi si. Theo urakoze cyane. Nawe urakoze ubwo n'umuryango we n'abakundaga Pascal n'umuryango mugari w'abanyamakuru n'abandi bakoraga muri CHK nabo bakoranye Rutongo n'ahandi yakoze ku bitaro bitandukanye. Ubwo mwese nababwira ngo mukomere by'umwihariko umuryango umukobwa waragiye kurushinga kwa sebukwe imyiteguro yo mu mutima emotionnel imyiteguro iri financial ugasanga indabyo bari bateguriye kuzaha umukunzi wawe ugiye kuzishyira kumva. Yes, that's life. Nuko ubuzima bumeze ariko bebuke kudusigira isomo nta kundi. Gasaro TV.